Izi mbuto uri kuzibona, aya ni amaronji. Nta muntu ujya ku giti cy'amaronji agiye kureba igiti cy'amaronji cyangwa se imyembe. Uragenda ugaca amaronji warangiza ugataha, cyangwa se imyembe ugataha. Ni gutyo biba bimeze n'ubuzima busanzwe. Abantu ntabwo bakwitaye uri mwiza ngo uteye gute, no. Ibyo nta muntu ukwitayeho man. Bitaye ku cyo uri bubahe. Ese ufite imbuto, ufite ubumenyi, ubwenge uzi, discipline, imyitwarire yawe, kwihangana, icyo bakwigiraho. Icyo nicyo baba bakurikiye. No mu kazi nta muntu urwa promotion cyangwa kuzamure ngo nuko uteye neza cyangwa uri mwiza ngibiki. Oya, ufite imyaka 5 experience. Izo nizo mbuto zawe. Ufite skills abandi badafite. Ikintu uzi, icyo urusha abandi cyateza imbere company kigatuma amafaranga binjizaga yikuba gatanu. Ni icyo ngicyo baba bagukurikiyeho. Rero nawe niba uzi ko udafite imbuto zawe cyangwa uzi ko bishobora kugutwara igihe kugira ngo ubone za mbuto, ihanganire nyine ubwo buribwe. Mara iyo myaka 2 uri kwiga skill, ubumenyi, ubugurishe ku bantu. Niba ukeneye opportunity, amahirwe nyine y'akazi cyangwa se n'andi mahirwe asanzwe. Niba ukeneye abakiriya, menya kubita ugahita abakiriya banjye ni gute naba service neza. Izo zikaba imbuto zazatuma umukiriya agaruka. Ni gute nagira ubumenyi abantu bamenyaho nkabona ya mahirwe noneho ari kugenda aboneka ntiyongere kuncika. Nizo mbuto dukeneye. Ibi ndi kuvuga bigufitiye akamaro, niyo mpamvu kiri hano. Nta yindi mpamvu, ntabwo witaye ngo umeze gute, ngo sende umuntu ugira umujinya, ngo ni umuntu ukunda, ngo ni umuntu muremure. Ibyo ntabwo byitayeho. Bitaye kuko ndi kukubwira kuko uzi ko bigufitiye akamaro. Ni nayo mpamvu umuntu rega gufollowinga kugira ngo azagaruke arebe n'ibindi bintu wamubwira bimufitiye akamaro kuko wigeze kumugira akamaro mbere. Nta kindi. Urumva? Ibyo niyo umaze kumenya bigufasha ibintu bibiri. Bigucisha bugufi bikanagutera courage cyangwa se bikagumotivating. Bigucisha bugufi kubera ko umenya ko nta muntu kwitayeho. Bitaye ku cyo utanga. Ugashyira imbaraga hehe? Noneho mu gutanga ibyo bashaka. Ukagira ya motivation sasa. Uvuga ati ugomaze kumenya ko nta muntu nyitayeho, ngiye gukora ibyo abantu bashaka kugira ngo nanjye mbone icyo nshaka. Ni gutya isi ikora. Urumva? Wibuka kumfollowinga, ngiye nitwa Rutare. Thank you very much.